Kwikinisha ni kimwe mu bintu bidakunze kuvugwaho byeruye, nyamara byagaragaye ko umubare munini w'abantu benshi babikozeho rimwe bakibikora cyangwa se babaye n'imbata yabyo. Ese hari ibibazo waba wibaza ku bijyanye n'ibi? Reka twifashishe inzobere muri ibyi ari we Dr Gilbert Bajaude, médecin sexologue. Iyi ni episode nshyashya ya Trumpet Tv. Nagira ngo nsabe utarakora subscribe, ukora subscribe ugakora share na like kugira ngo ibyo dukomeje kugutegurira bitagucika. Dr Gilbert aragira ati kwikinisha ni kimwe mu bintu biba muri kamere ya muntu no mu nyamaswa zimwe na zimwe. Ariko iyi mikoreshereze y'umubiri ni ikintu kidakunzwe kuvugwaho na benshi, ari byo le sujet tabou. Twumva kenshi abantu bavuga ko atari byiza cyangwa se hari n'abavuga ko ntacyo bitwaye. Ndetse ku bw'iyo mpamvu ntago bije vuba kuko kuva na kera muri sosiyete zimwe na zimwe byagaragaye ko bari bafite uburyo bagenda babitekerezaho, bafite imyumviro itandukanye. Urugero nko muri Moyen Age babitekerezaga cyangwa se babifataga nk'ibintu bateranagaho urwenya, batafataga nk'ikizira cyangwa se ibanga cyangwa se ikintu cyaba giteye isoni. Ariko nyuma mu kinyejana cya 18 bitewe n'amahame y'amadini yagiye aza, ubuvuzi bwatangiye gufata kwikinisha nk'ikintu kibi ndetse binashyirwa muri zimwe mu ndwara zo mu mutwe. Nibyo koko ntabwo urota. Kwikinisha byamaze imyaka myinshi irenga 10 bifatwa nk'indwara yo mu mutwe ifite uburyo igomba gusuzumwa ndetse ikanavurwa. Hari n'ubwo babuzaga abana b'abahungu kuraza intoki mu mashuka kugira ngo badatinyuka kwikinisha. Ariko kuva icyo gihe iminsi yagiye ihita, ibitekerezo bigenda bihinduka. Ntaza kugira mu gihe cyo kwishyira ukizana kiza no kugeza muri iki gihe turimo. Gusa kugeza n'ubu ni ikibazo benshi bakibaza niba koko kwikinisha yaba ari ikintu cyiza cyangwa se ari ikintu kibi. Abenshi ari nubwo bavuga ko ari ngombwa kwikinisha kugira ngo umuntu yisobanukirwe, abandi bati ibyo nibyo kwitondera bishobora kugira ingaruka mbi ku babikora. Ibyo tugiye kurebaho bimwe mu bibazo benshi bibaza n'ibisubizo twahawe na Dr Gilbert. Mu buzima bwacu busanzwe cyangwa se muri sosiyete tusanzwe tuzi ko kwikinisha atari ikintu cyo gutindaho, ari ikintu kibi, atari ikintu cyiza cyo gukora. Gusa iyo ukoze ubushakashatsi ku babizobereyemo cyangwa se nk'abavuzi, ibisubizo bimwe na bimwe batanga usanga bitangaje kuko ntago bifite cyane aho bihuriye n'ibyo abantu benshi bibaza cyangwa se batekereza ku bijyanye no kwikinisha. Ushobora kwibaza uti se umuntu ni ryari ashobora gutangira kwikinisha? Ku bahungu akenshi bakunda gutangira kwikinisha mu gihe cy'ubugimbi, aho baba batangiye kumva ko bakuze cyangwa se bafite amatsiko yo kumenya ibijyanye n'ibyo byiyumviro. Ariko birashoboka ko n'abahungu bato imyaka 4 cyangwa 5 bashobora kwikinisha. Gusa iyo bitangiye muri icyo gihe ntago baba basobanukiwe ibyo barimo gukora kuko ubwonko bwabo buba bataragira ubushobozi bwo kubasobanurira neza ko hari ikibi kirimo cyangwa se ibyo bakora hari icyo bigamije guhindura mu buzima mu mubiri wabo. Gusa bumva ko ari ikintu yakora akumva aranezerewe nk'uko umuntu ashaka gushima nk'ahantu haba barakumva bimuhaye ibyiyumviro byiza. Ariko muri rusange abenshi babitangira mu gihe cy'ubugimbi. Dr Gilbert agisobanura avuze ko nta gihe runaka gihari cy'umuntu wikinisha ngo gishobora guhagarara. Kugira ngo bihagarare n'umuntu ku giti cye wifatira icyemezo cyangwa se wifatira umwanzuro wo kubihagarika, kuko ushobora kubikora mu gihe ushaka runaka, umubiri w'ubwabo ntago ari we ubiguhagarikira, ni wowe ubwawe ugomba gufata icyemezo cyo kuba wabireka. Gusa ngo muri rusange abikinisha cyangwa se n'inyamaswa zikinisha ni uburyo umuntu cyangwa se buba muri kamere y'umuntu, aho umuntu aba afite amatsiko y'inzira binyuramo kugira ngo umuntu abashe kororoka. Ariko bitari ibyo gusa, hari n'ababikora kugira ngo bishimishe cyangwa se bashimishe umubiri wabo, nta kindi kibyihishe inyuma, nta kindi bagendereye. Ahangaha ngo ni nk'uko umuntu ashobora gukora siporo akumva iramunejeje cyangwa se hari ibyo umuntu ashobora kurya akumva arabikunze. Kimwe rero nk'iyo umuntu akoze ikintu akumva hari ibyishimo cyangwa se umunezero bimuha, ashobora kuba imbata yabyo cyangwa se akumva ko ari ikintu agomba gukomeza gukora. Dr Gilbert yavuze ko rero hari bimwe mu bibazo abagabo bamusubije, zimwe mu mpamvu zituma bikinisha. Bakunda guhuriza ku bintu 10 ariko yatubwiye 6 muri byo bigaruka kenshi bishobora gutuma cyangwa se zimwe mu mpamvu abagabo bakunda gusobanura zibatera kwikinisha. Ikiza ku mwanya wa mbere mu bituma abagabo bakunda cyangwa se bashobora kwikinisha harimo stress cyangwa se umunaniro ukabije. Umunaniro ukabije rero hari abifashisha kwikinisha nk'uburyo bwo kugerageza kwiruhura cyangwa se kugabanya izo stress. Ikindi ni kutabona ibitotsi, nk'abantu batagira
bagira ikibazo cyo kudasinzira, hari ubwo bakoresha ubwo buryo cyangwa se bahitamo ubwo buryo bwo kwikinisha kugira ngo babashe gusinzira. Hari n'ababikora nta n'ikindi kintu bagamije cyane ku bijyanye no kwishimira ku giti cyabo, ahubwo ari ukugira ngo babone ibitotsi bitewe n'ubwo umubiri uba wawukoresheje cyane. Hari ubwo umuntu ananirwa bikamutera kuba yasinzira. Ikindi harimo no kugira ubwigunge. Akenshi iyo umuntu ari wenyine cyangwa se kumva afite kwigunga muri we, hari abahitamo ubwo buryo bwo kwikinisha kugira ngo bagerageze kwirengagiza. Ikindi nanone ni ukuba umuntu adafite icyo gukora, kuba wicaye nta kindi kintu ufite cyo gukora. Ibyo nabyo biri mu mpamvu zigarukwaho n'abagabo benshi bavuga ko zibatera kwikinisha. Zimwe mu ngaruka dukunze kumva zikunzwe kuvugwa ku bijyanye no kwikinisha harimo depression, agahinda gakabije, anxiety, kugira igishyika, kwiheba, kwibagirwa. Ibyo byose Dr Gilbert asubiza avuga ko nta hantu bihuriye no kwikinisha byo ubwabyo, ko ahubwo umuntu ashobora kugira ikibazo ku giti cye, akaba afite izo stress, ibyo bibazo, uku kwigunga, ako gahinda gakabije, agahitamo gukora kwikinisha nk'igisubizo cy'ibyo bibazo yari afite. Yabona nta gisubizo abonyemo akabyitirira kwikinisha, bigatuma rero umuntu yumva ko ingaruka zabyo ari ukwikinisha. Ariko ngo nta bushakashatsi bwigeze bugaragaza ko kwikinisha bishobora gutera ibyo bibazo byose. Hari n'abavuga ko ngo kwikinisha bishobora gutera gupfa amatwi. Ibi ngibi bikaba byarakunzwe kuvuga bitewe n'inkuru cyangwa se no igitabo cyanditswe n'umudokiteri mu kinyejana cya 10, aho kwikinisha byari mu gihe bitari biri kumvikana neza mu matwi y'abantu. Ubwo umudokiteri yanditse icyo gitabo asa nk'uwumvikanisha ko umuntu wikinisha ashobora kuba yapfa amatwi kubw'izo mpamvu. Gusa Dr Gilbert avuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi na bumwe bwari bwapfuva ko umuntu ashobora kugira ikibazo cyo gupfa amatwi ngo kubera ko yikinishije. Ibi rero ni bimwe mu byo twabashije gukura cyangwa se gusobanuza uwo mudokiteri Gilbert, ariko nawe hari icyo ubitekerezaho. Gusa niba hari icyo washaka kutubwira, igitekerezo cyangwa ikibazo waba wibaza, watwandikira muri comments, hanyuma tukazagerageza kugusubiza. Murakoze. Yari Ishimwe Vanessa, Warden the Great ndetse na Blaise. Thank you.